Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwese aho muri hirya no hino. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe icyo wafasha umwana unyara ku buriri kugira ngo abashe gukira icyo kibazo. Kunyara ku buriri rero ni ikibazo gihangayikisha umubyeyi birumvikana, ariko burya ntabwo gisiga n'umwana kuko nawe aba yibaza ibiri kuba kuko nta ruhare na ruto aba yabigizemo, ni ibintu nawe yisanga byamubayeho. Muri iki kiganiro rero tugiye kurebera hamwe impamvu zishobora kuba zibitera, uko byakemuka, uko wagenda ufasha umwana muri urwo rugendo kugira ngo abashe gukira icyo kibazo. Nshimira cyane mwebwe mwamaze gukora subscribe, ndabashimira cyane, ndabakunda kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Hanyuma abashya namwe mbahaye ikaze, hano ni kuri Ash Vedas, mbahaye karibu nanone kandi nukunda ibiganiro byacu ugende umaze gukora subscribe kugira ngo n'ubutaha uzajye ugaruka ubone ibiganiro byacu mu buryo bworoshye. Ndagushimiye cyane ko wemeye kubikora. Twihuse ku nsanganyamatsiko yacu, utangira kwemeza ko umwana afite ikibazo cyo kunyara ku buriri iyo umwana arengeje imyaka 5 akinyara ku buriri. Umwana uri munsi y'imyaka 5 ni ibintu biba bishobora kubaho mu buryo busanzwe. Iyo umwana atangiye gukura afite imyaka 5, 6, 7 akinyara ku buriri, nibwo utangira kubona ko afite ikibazo kigomba gukurikiranwa. Twihuse rero, impamvu ya mbere ishobora kubitera, hashobora kuba impamvu zo mu ruhererekane rw'imiryango. Noneho ugasanga niba ari se w'umwana cyangwa mama w'umwana yigeze kugira icyo kibazo cyo kunyara ku buriri ari mukuru, cyangwa se afite icyo kibazo, noneho bikaba byakurikirana umwana. Impamvu ya kabiri twavuga ni uguhindura imibereho y'ubuzima, wenda umwana ugasanga ahinduye ibyo yaryaga, uko yabagaho, uko yambaraga, ikigo yigagaho, ugasanga ubuzima bw'umwana buhindutse mu buryo buhutiyeho. Icyo gihe ushobora gutera umwana guhungabana, bikamutera kuba yagira icyo kibazo cyo gutangira kujya anyara ku buriri, cyangwa se ugasanga atangiye kujya anyara ku buriri ku buryo budasanzwe. Ikintu cya gatatu gishobora kuba impamvu ni ukuba umwana yaba ahohoterwa, cyangwa se akorerwa itotezwa, cyangwa se akorerwa bullying, kwa kundi ashobora kugira ibibazo byo gutotezwa n'abo bangana, cyangwa se akaba afite uwo babana umubuza, umuhoza ku nkeke. Ibyo nabyo bishobora kuba intandaro yo kujya anyara ku buriri. Indi mpamvu ya kane ishobora gutera icyo kibazo ni igihe umwana ari umuntu ugira ibitotsi byinshi. Hari abantu bagira ibitotsi byinshi ku buryo iyo asinziriye adashobora kumva akantu gakomye, cyangwa se adashobora no gukontorora umubiri we mu gihe yumva yaba akeneye kujya kwihagarika ntabe yabasha kubyuka. Uyu nawe turareba uko wajya umufasha. Impamvu ya nyuma ni igihe umwana yaba afite ikibazo cy'uburwayi, wenda hari ingingo zitameze neza, ashobora kuba ari uruhago, cyangwa se ari imikorere y'ubwonko itameze neza. Ibyo bintu byose bishobora kuba intandaro y'ikibazo. Niyo mpamvu kugira ngo utangire kugikurikirana ugomba kubanza kumenya ikiri kubitera, noneho ugatangira kugishakira igisubizo. Twihuse, uko wafasha umwana ufite icyo kibazo, ikintu cya mbere ugomba kumenya ni ukumufasha mu buryo anywa. Biba byiza ko atarenza saa 12 z'umugoroba akiri kunywa ibintu bitandukanye. Uramufasha ku buryo mu masaha y'umunsi anywa ibintu bihagije, akanywa amazi ahagije, kugira ngo umubiri we ntuze kugira inyota mu masaha ya nijoro, noneho bikaza kuba intandaro yo kuza kuba yanyara ku buriri. Kandi ukamurinda ibyo kunywa birimo kofi cyangwa se ikawa, ukamurinda ibyo kunywa birimo amasukari, cyangwa se ukamurinda
ibyo kunywa byo mu nganda nka za soda zitandukanye, ni ukuvuga ngo ibyo byose iyo ubimurinze mu masaha yegereza kuryama, bifasha ko ataza kugira icyo kibazo cyo kunyara ku buriri. Ikintu cya kabiri ugomba kuba wamuha kugira bimufashe, niba agiye kuryama muhe akayiko gato k'ubuki, ka kayiko gato gapima isukari, ushobora gushyiraho ubuki noneho akanywa ako kayiko mbere y'uko aryama, noneho ibyo nabyo bizafasha umubiri we kudakora inkari nyinshi ku buryo byaza kurangira anyaye ku buriri. Ikindi kintu cya gatatu ugomba gufasha umwana ni ukumurinda kumuhohotera. Mu by'ukuri ntabwo ari byiza ko wazindukiriza umwana ku nkoni, wazindukiriza umwana ku magambo mabi amukomeretsa, kuko nawe ni ibintu yisanga byamubayeho nta ruhare yabigizemo. Ni byiza rero kumufasha gukira icyo kibazo utamuhohoteye, kuko iyo uzindutse ukubita umwana umuhoza ku nkeke bituma adakura neza, bituma atiga neza, kandi se natiga neza mu myaka ye yo hasi, akiri mu myaka yo hasi mu mashuri, azajya gukira icyo kibazo yaramaze kugera mu myaka yo hejuru, noneho usange nta kintu ukiramira mu by'ukuri. Nyamara wakabaye umufasha niba afite imyaka 7, niba afite 8, wakabaye umufasha ku buryo icyo kibazo kitamubuza imyigire ye, akaba agifite ariko unamuherekeza mu mashuri ye, kuko ejo n'ejobundi icyo kibazo kizarangira, none se nikirangira yarize nabi mu myaka yo hasi, azasubirayo ajye gutangira se? Ntabwo bizakunda. Niyo mpamvu rero usabwa ko wamufasha kugira ngo icyo kibazo kibashe gukemuka kandi kitagize ibindi cyangiza. Ikindi kintu wakorera umwana ni ukumusasira bikwiye, ugashyiraho kareze cyangwa se ka gashashi gatuma matera itangirika. Ibyo nawe bikurinda stress, iyo ubyutse ugasanga umwana matera yatose, byagiye bigera ku gitanda, nawe birakubangamira ku buryo ari nayo ntandaro ishobora gutuma wirirwana umunabi cyangwa se nawe umubwira amagambo atari meza. Ni byiza rero ko umusasira bikwiriye bitewe n'icyo kibazo afite, noneho ukaza gusukura nawe bitakugoye. Iyo usukura amashuka yonyine ntabwo ari kimwe n'uko wasukura matera n'ibitanda, ibi ngibi bituma nawe no mu isuku yo mu rugo woroherwa. Ikindi kintu ugomba kumufasha ni ukumugirira ibanga, ku buryo utabibwira abaturanyi, abashyitsi baje n'abandi bantu batandukanye, akaba ariyo ntero ubwira abantu, ku ishuri bakaba barabizi. Ntabwo ari byiza ko umuteza abantu, kuko bituma yitakariza icyizere mu bandi bana, ugasanga ni umwana wigunze, ni umwana utajya ukina n'abandi, ni umwana abandi baserereza bamubwira amagambo atari meza, nyamara ari mwebwe mwabiteye. Ni byiza rero kumugirira ibanga kugira ngo abashe kubana n'icyo kibazo adahungabanye kuzageza igihe kizakemukira. Ikindi kintu ugomba gukora ni ukumwibutsa kujya kwihagarika mbere y'uko aryama, ukabifataho umugambi ku buryo mu gihe cyose agiye kuryama ugomba kumwibutsa kujya kwihagarika, kuko n'iyo yanyara ku buriri yamaze kwihagarika mbere yo kuryama, anyara duke cyangwa se bikaba byanashoboka ko aryama ijoro ryose atabikoze. Hanyuma ikindi nanone ugomba kumufasha ni ukumuba hafi muri urwo rugendo, ugakurikirana buri kintu cyose nturangare, ntujye mu bindi ukabifata nk'ikibazo kigukeneye, kigusaba kuhaba, kitagusaba ko wakirekera undi wundi, ahubwo wowe nk'umubyeyi ukagifata nk'icyawe, ukagikurikirana ku buryo akantu ku kandi uba uzi uko ubuzima bw'umwana buri kugenda bujya imbere cyangwa se buri kugenda burushaho kumera neza. Ikindi kintu ugomba gukorera umwana cyangwa se wamukorera ni ukumubyutsa nijoro akaba yajya kwihagarika, ariko ibi ngibi nabyo bigakoranwa ubushishozi. Nanone ntabwo kumubyutsa ari ukumushyira ku nkeke ngo utangire umubyutsa buri masaha 2 cyangwa buri saha, ahubwo ni ugucishamo rimwe mu ijoro ukaba wamubyutsa, hanyuma
akajya kwihagarika noneho akaza kongera gusinzira. Nanone iyo bikozwe nabi ugasanga umwana ntiyasinziriye neza, bituma abyukana umunaniro, ugasanga ashobora kubyuka arwaye umutwe cyangwa se akirirwa asinzira mu ishuri bitewe n'uko wamubyukije n'uburyo wabikozemo. Iki ngiki ugomba kugikorana ubwitonzi n'ubushishozi kugira ngo bitaba intandaro yo kwirirwa ameze nabi umunsi wose. Hanyuma izi nama zose ubonye bitari gukunda wakwitabaza abaganga nabo bagashyiraho akabo kugira ngo ikibazo kibashe gukemuka. Ndagushimiye cyane rero wowe twabanye muri iki kiganiro, nkomeza kukwifuriza amahoro y'Imana aho uri hirya no hino, muduhe inyunganizi, muduhe ibitekerezo byanyu, mutubwire uko mukemura icyo kibazo, niba hari icyo utajya gukora muri ibi ngibi tuvuze, utubwire icyo ugiye kongeramo, hanyuma umwana abashe kumera neza, abashe gukira ikintu cyose cyaba kibangamira ubuzima bwe. Ndabashimiye cyane rero kandi ndabakunda, abashya mukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bitandukanye. Mugire ibihe byiza, naho ubutaha.